numva ibintu by'ibinyugunyugu utagiye kupfata ibinyugunyugu se bihe ko wahereye karuvuga ibinyugunyugu ibintu mu mubiri ibinyugunyugu oya mu mubiri hoye akuse wazanye tukagira werjana tugire ibinyugunyugu manyu cyangwa tugire betse mwereke ukuntu tugira ntabwo ndama mubwire nuwo bwose wahereka rutsere ariko sinagira nagwaye imana ngiye guhimana naki ewani ni byanshimisha kabisa mbere yuko dutegereza abakobwa ngiye kugukubita imana hari imana ngiye kuyiguha enda fata fuck you wanyana yimbwa n'ikindi gihe reka mwumvire ndyame ubundi umbwire ibyo ngomba tugire nyine uzi ibintu nshaka se nyine ndashaka ko tugira gutya tugira iki tugira nyine gutya nisibingira ko n'ukuntu byakuze byakuze urukundo mukundana njye ndumva ndikaye ibyo si hasi ibintu bizavamura yo sheri ndagukunda nkanjye numva na haka ibintu bishaka uta sinzi nzabishobora urukundo mukundana njye ni narwo urukundo nanjye ku mutima wanjye ndagukunda hasi ububya Byahatari nasute fresh ibintu byinshi namusanze ndi kwiga ku tuntu tw'uturapo nzandakira nawe ujya ubishobora se ngo ki waranyibagiwe cyangwa shaka bajyaga bambwira ngo uzi kubyina njyewe nanakubyinira reka da amaye nka data bahise ngenda renze bajyaga bambwira ngo uzi kubyina ndi kwiga kantu tw'ibicarapo nyine ngisemo n'uducarapo utuntu twa hip hop twinjizamo ariko ibintu by'ibicarapo nukuri imana uzamumugisha bizagirira umumaro ni ukuvuga ngo nanjye buriya ikintu nzi ni ukuririmba sibyo ariko noneho burashiri wanjye akunda n'umuntu umuririmbira noneho umunsi nzajya kumira tukajya noneho nawe ukambyinira nzatwika witonde gushaka ubundi waranyibagiwe shumi njyewe ariko se cyamaze mite nkura pirutu ikinyati rapo nanjye ku mutima ndagukunda nanjye nkahita kubanza undenzera nakurenze ukubitirize ni ndaza kuzinywa jyaga nirata ngo nzi kuririmba none hano hari umuja mu ndenze nakurenze singe ndarenze shumi ngenda renze ngombe ngo hano hose nagiyeyo shumi njyewe ni ukuvuga ngo muri iyi minsi nanjye bari bagiye kunjyana Kampala ngo nje kuririmba gupiganwa na etondaho tazanya mu bwatsi sha tazanya mu bwatsi hakujyana Kampala uvuga nta n'ubwenge ufite aho kujyana Kampala se kwa Kampala hamani genda renze ubundi Kampala gira ngo cyangwa nahantu shumi genda renze zambabarire ahubwo se ni Kampala gusa ni Kampala gusa no mu bindi bihugu hose za hariya za Nairobi hose ndaririmba bro bariya ba platine bose turazi nukuri kw'Imana nukuri nje ndaririmba hari wowe uraririmba hip hop nje nta n'injyana ntazi kurimba na ziriya za baraki dubi za twishwe buceceka ukora kuri gusanga umwanya wo kurimba nakuragira urandirimbira umwanya wo kuririmba wageze itega nkubwira ikibazo gihari nge mfite umukobwa ariko sheri wanjye ikibazo ura usanze ndi kwitoza ikibazo tujya tugirana ni kimwe njyewe yarambwiye ati akunda ibintu by'indirimbo kandi akunda ibintu by'ibicarapu cyane ugashyiramo ibintu bya kinyatarapu ugashyiramo ibintu by'ibimelodi ugashyiramo n'ibintu by'ibidebeni mo gakeya kandi yarambwiye ati njyewe ninsanga nta mpano ufite kuririmba nzagukatira wumve ngo n'ejo bundi yaje kundeba ariko ntako twakubise imbere ako kwagira ngo umushiri wanjye n'uwawe baravukanara uzi ko nanjye umushiri wanjye akunda umuntu umuririmba ahubwo reka nkoreka akantu keza reka nje ndirimba sibyo noneho nawe ubyina turebe ko ari ibintu byavamo nyine ewana ku buryo twajya kuri set tukata dukora akantu reka nje ndirimba noneho nawe ubyina oya uzajya uririmba uko nawe ndirimba ukwanjye niko bimeze njye namurya umvugiramo wa mugabo niko bimeze yumvugiramo oya nawe wimvugiramo niko bimeze izo hip hop nkazibyina
tubikore se cyangwa ahubwo reka nkwereke wowe ririmba ngiye mbyinaho gato turebe twagiye kuririmba izaraka twagiye oh yeah Turacyerwana ubishimo. Turacyerwana Dubi n'umunyarwanda. Narinzi ko ari umunyarwanda. Reka nkubwire ikibazo gihari. Imiriri imbere yawe na revo na ahubwo reka njye nkuri imbere naguhogoreza. Aretse iby'urwenya. Reka nkuri imbere nkogoreza nka King James. Nta kibazo ngaho ririmba twumva. Oh my God. Umvase uri kuririmba nkande kuririmba uko ndi kuririmba nka Bob Marley. Bob Marley nagize ngo ni King James. Oya Yes we kuko nayo numva narateshutse. Bob Marley aturuka mu kihe gihugu? Ko numva uri kuririmba ikinyarwanda. Aturuka muri Afrika. Muri Afrika? Muri cya gihugu cya Afrika? Nanjye numva bavuga ko ikinyarwanda bakizi. Urwagakunda ni rwiza. Ubuze none kwiyahura. Koko. Oya ura ceceka. Uri kumva wowe uri seriye ku buryo wabundi ushaka kuririmba. Je naririmbye ndahogoza ba King James ba umuhanzi uzi guhogoza bra n'indera. Oya reka duhogoze nka King James. Ahogoza twumve. Wayumvisha no nta nkoko zihari. Inkoko teka ngusobanura nta nkoko zihari. Winetereza no nta nkoko zihari. Genda ujye munuza mu nzu y'inkoko ari ujya guteteza. Hano hari inkoko zari guhamagara. Urumve rero ceceka aho ngo niwanze guceceka ugenda. Hano nta nkoko zihari. Nese uritekereza ko badahogoza gute? Uri kuririmba uri guteteza aka ni ka kantu umuntu ashyiramo mu gihe ari guhiga beat. Uri inkokokazi uri umushwi uri koroyiroso cyangwa uri dendo cyangwa uri imbata. Akomani wize umuziki mbere ya byose uretse ibintu byo kurimba tubetse wize umuziki. Ntabwo nawe ariko nawigiye muri quartier. Ntabwo wawize ariko wawigiye muri quartier. Umuziki narawize sibyo ngiye nawigiye mu Bwongereza sibyo n'ikimenyimenyi reka nkwereke nawigiye mu Bwongereza igihe twajyaga guhura na ba Bob Marley kera tukinywa inzoga najya gukizwa sibyo ariko ibintu gusa nyine twaje guhura. Ubuza mu bintu byo gukizwa ndibuka nabyo reba hano. Reba hano urakabona mbaza ngo byagenze gute? Mbaza ngo byagenze gute mbere yo kwirirwa mbaza ngo byagenze gute? Byagenze gute? Mbe nicariye mu rugari mu gitondo. Numve madamu aramamagaye. Umugore wanjye bwite wisezerano. Ariko nyine nakaro wisezerano usibye ko arawone twaciye nyine kiri kupana. Imana igira neza nangize ngo nayo warasezeranye. Ngaho komeza. Ese byambera. Ko nese ntabwo wakanyije. Komeza. Abaramamagaye. Ati mugabo wanjye uri hehe? Ndabwo ati ndi mu rugo. Umugabo se nawe umugabo we abwira we nk'umugabo. Kagabazwe inyama. Wewe byo ngubwana kuri kubyumva. Sawa. Kandi ndaguceka. Nukumye kumenyera ndaguceka. Tega amatwi ngusobanurire. Madamu ansanga mu aramaganga uruhenda bati ndi mu rugo. Arambwira turi gukora iki? Ndabwo ati nta kintu ngundi kuryama. Ndaryamye. Hari mu mpera z'umwaka tugomba kujya hehe? Tugomba kujya kwa Yezu nyine mu ruhango gusenga. Araguhamagara arakubaza. Uko byagenze? Arambaza ngo se kuryamye uri gukora iki? Nangwe ati ngiyewe rero sheri mubwiza ukuri ngo ndaryamye ariko nandi gufata ku kantu nyine kamera neza kagubwa neza nyine ngira ngo mbaze ngubwe neza urumva uzi ko byagenze reka story uko byagenze uzi ko byagenze oya nawo nkuzi ngiye kukubita story tega maze maguruke tega nje hano umugore wafata telefone aguhamagare ngara umugabo wanjye abwira weho ngo uri umugabo cyane
uzi ko byakurikiye none reka ngo kareka story ko byagenze reka noneho reka ngubwira ni wowe ngusetse gusa nako akumiro n'amavunja uzi ko byagenze noneho imba umugore wanjye no kukanya aza kundeba ikisekeje asanga na telefone mu cyumba ase bro kudasika nakigeno bisekeje iki gisekeje hano suko. Oh my god. Ubwo uri kumva kuba wagiye mu cyumba ugatera mparufa aricyo kintu cyatuma ukwenuka ugaseka gutyo umuntu w'umugabo. Shabye barere mwana nese ngo nta kibiri cyanye natanze njya kwegora. Wakagombye kurira ahubwo kwatanze kibi. Akuzi kugira ngo umukobwa azi kugusura asangira n'agaparfum ateye. Ntabwo ari ibintu byo kunyara muri Chantal byaje. None gusigaye akabaka guca umutwe wa kintu. Chantal. Ibintu bya Chantal byateye byaje kuzoga amacapa. Ahubwo nsigaye mbona madamu saa 12 kakadobo ka Chantal kukunyaramo ninjoro. Aba yakinjije mu nzu sha. Ndaba nawe ngo madamu ufite madamu. Kuki mwisunutwa mukitira nk'inyoni nk'umuze mu kirere mukigira ngo madamu komanuzi kumba ubwo wakubaka urugo none se nasenya inzu ntubaka urugo cyane nakurwa rwubaka cyangwa igipangu wese inzu bakwa reka nkubwize ukuri akimbeba wayicange pfi izi bintu byo kwicubizanya utese reka nkubwire nuwo bwose waherekana utsereza ariko sinagira nagwa imana ngiye guha impano yewe manu ugiye kuma impano biri mu bintu byanshimisha fresh w'imano ngiye gukora ukuntu nkwemera uri n'umuvandimwe buriya rwose tuba dusera asubwo wayikango bayiki reka ngiye gukubita impano naki ni byanshimisha kabisa mbere ko dutegereza abakobwa ngiye kugukubita impano ndayiguha wowe ubika umutwe impano rimwe kabiri gatatu uhite weguka ureba impano guhaye oya nari bigira vuba mani buriya kujya bwose bazanye imyenda ifite imifuka enda rwose kakamana ugaye na madamu enda fata you wanyana yimbwawe n'ikindi gihe fata igitoki cyenda gihe semaro utangiye kuzanamo n'ibintu by'ububwa ariko ububwa gute wowe iyo ufata umuntu ungana nkanjye ukubyaye ukamenyera ukajya hejuru ahubwo ugize amere kwa nagukubise ariko bonso ngereka ngubwire ikibazo ngengera nawe urabyibuka kera tubana ukuntu wanyenesheje uzi kare wagize gutya uzi ko n'amafaranga yo kwegushesha nabuze kubera we bonso mpamvu ibijwiri byabaye gutya se injwere na bene wanyu wa nyana yimbwaho tangiye kuzanamo n'ibintu byo gutuka n'ibintu by'imiryango birazamo uri hano turi mu bintu byo kuri uribika ibintu wankoreye tubane bonso usange nifitiye amahoro bonso ibintu wankoreye bonso irya ryawe wese ibyo urya ubishyiraho bonso wazanye nkabigutura naramaze kamare bya bintu byose navuze byo muri noza wamendewe komeza untuke mukaya ninza kwinaga nk'imbaraga se nkakumena ruseke buze kuvuga ngo uriya mwana ubukene waneye ukuntu wasanze mbaho neza ndyamuye neza ndifiriti ndyinyama tuza mani byo nyine ngiye ku ngufu nize ntago ugomba kuba uri kumenye nkundi wagucinya nako kankwihorera karwara amacinya namburuko karwara imitezi karwara igituntu karwara ibifokonyo kukubitwa n'inkuba we komana uri bukuntu twahuriye hano mbere duri hano kuva kera ngenda njye nambara ikabutura niwe wanyine ngenda njye nambara ikabutura n'ubusa ninjye watumye uburana n'amafaranga yo kogoshesha ibi bintu ariko aho ngaho utangiye kuzanira byo gusesereza si ugusesere utangiye kusesereza gusa inkweto wazisize wanyene yimbwa we komana utangiye kunkubita njye nangiye gukubitwa mayinzira ukuri nakugufuniza nakungufu njye sinzi niba utarambonye ejo bundi ibintu nakoze sinzi niba utarabibonye wakoze ibiki ngo iki uzi ibintu nitoje uzi ibintu nitoje wowe wa murezi we zaratere niba aritoje uzi ibintu nitoje niba aritoje komana ubundi ko turi inshuti ubundi uramo wenda reka ibintu byo kurwana tube tubivuyeho sibyo ngo waritoje ongera uvuge mite ngushikirira wagashwiriwe kumugaragariza uri abantu bose babireba ongera uvuge ngo ushwirize nguzengurute umusozi wose wamangara abantu bose bakubone abantu siko nta muntu wigeze unkubita urakiri ukanyinisha ziko nta muntu wigeze unkubita barakweshe reka nkwereke ako bonso reka nkwereke niba mvuze ko nta muntu ujya unkubita bata ne
reka nkubwire njye numva ibintu by'ibinyugunyugunyugunyugunyugu bitangiye umubiri wawe bitangiye koza ibinyugunyugu ibintu by'ibinyugunyugunyugunyugu numva birama none kangusetse numva ibintu by'ibinyugunyugunyugu ibintu numva bira none kangusetse iyo mvugishije umukobwa numva ibintu by'ibinyugunyugu biri kuzamuka by'ibinyugunyugu mu mubiri bigenda ukuba birazamutse no mu musatsi no mu musokoro ku bintu by'ibinyugunyugu aho reka nkubwire ariko ibyo biba kuri wowe gusa ahubwo nakoze ikibazo burangiye ngira reka ngusobanurire buriya urazi uko tuye kubigenza oya ntabwo nkuzi konye twitoze kuririmba wakobwa z'usubira ndakuhagera oya n'ubundi twapfa gubusa n'ubundi uri umuvandimwe nguhaye inka nguhaye inka uzaze kunkurira ubwatsi uvuga ngo nguhaye inka uzaze kunkurira ubwatsi oya nawe mfite naguha ahubwo wowe umpaye inka cya kibazo cyawe oya nubundi man nje narinyuza hano nigiriye hari akiyose twatangiye kirapa umutima wanjye ndagukunda cyane wanjyamo nkumva ibintu by'ibinyugunyugunyugunyugu nkumva biranyinjira mu biri hose sheri ndashaka kubyumva iyo ariko ni sida ntago ibintu by'ibinyugunyugu byakuzamura ubuzima utuntu tw'utunyugunyugu numva dutoya sida iratandukanye sida yizo ugenda unanuka ukagenda n'akantu gashiraho ubwo ni ubwandu bwa virusi nubundi nta kuntu wagira ibisatsi bimeze gutyo utarwaye sida nanjye n'ubundi narakubonaga nkahita mbimenya wowe Byahatari dore n'inkweto warazigurishije ubwo nawe urahiswe ngo uravuze oya si uguhitwa nuko nese ndavuga ibyo ntareba ubushatsi kuvuga ko mfite sida ubushatsi kuvuga ko mfite sida urako kukanye kangana nakawe oya sida nubwo bwose nta kintu ufite rwose sida ntayo nubwo bwose njyewe natabaye inzobe nawe urabizi ko uri urukarase ikibazo mvukira byagenze njyewe mama ajya kumbyara yahise agusiga imbyiro wapi njye naramubwiye tumva rero mama nkubwire njyewe nkurikije ukuntu ubuhungu mwamwe ari imbwa ubuntu bw'inzobe nabwiye mama ngo njye nutambyara ndi igikara uracyankubita gura kabwa bose uraba baby bajye kuza hano uri kunabatsindira ubuntu bw'inzobe mwamwe ni bw'amaringaringa aba baby baraza hano urabatsindira wowe akomane wenda ibintu byo gusererezanya reka tubyihorere sibyo ubundi buriya ugira amavuta yo kwisiga cyangwa urogo wo kwisiga amavuta ukisiga imbyiro reka nkubwire nubwo se nta n'amavuta yaboneka nubwo se nisiga gasabune urabona uruhu rwanya atari uruhehemure oye urabona atari uruhehemure uruhu rwawe ni uruhehemure w'iki kiguru ukisiga isabune izi ni imbyiro ubu reba iyi sura itandukaniye n'uyu musatsi si ibintu byo guserereza tuvuga ibintu tubona ni ipantaro yanjye ni inzobe kuri isura yawe wagifukana we by'igifukana ubizanye ute usa nk'igifukana kandi usobanurire icyambere igifukana reba hano ngusobanurire nkubwire ukuntu amoko y'igifukana cyo kimeze reba uko tunura icyambere utunura nk'igifukana cyahumiriza ugahumiriza nk'igifukana ugatunura nk'igifukana uvuga nk'igifukana undi uri igifukana utaba igifukana ukaba mwene wawe w'igifukera niba utari igifukana uri mwene wawe w'igifukera njye ibintu byo gutukana simbishoboye wakinyamujonjogorowe byo gutukana njye ntabishoboye sibyo ahubwo reka tureke n'ibintu byo kuba twicaye hano igihe kirekire sibyo uribuka ko twaje hano duhujwe n'iki njye nanyuze hano numva uri kuririmba nanjye ayiwe ibinyugunyugu hamagara umukobwa ibinyugunyugu uzi ikibazo narigize ntekereje umukobwa nabonaga turi kumwe mu gitanda numva ibinyugunyugu muri kumwe mu giki oya subiramo ako kantu wari utekereje muri kumwe mu giki ntekereje umukobwa turi kumwe mu gitanda numva ibintu by'ibinyugunyugu mu mubiri numva ibintu biramanutse ariko sinzi ibintu bitera ibyo numva ibinyugunyugu kandi byatahura indaya karuraya muri misongoro wanyana yimbwa ndaya Yesu we mutabare ibinyugunyugu byisha umuntu ngatekereje umukobwa arwari Yesu ishimwe bagukutabara umuntu hano sha ibinyugunyugu biramwisha ngaragutekereje ngo nyine ngo muryamye ngo mu gitanda ngo none ngarwaye ibinyugunyugu da
Kristo Yesu. Umva se man ibi ntago ari ibinyugunyuga bwamo n'uburwayi bw'amagi. Umva nyine wowe ishimwe rihe ibinyugunyugu umva se tuza wowe ishimwe namuguhamagariye ishimwe yaje ahubwo nyine tuza asange turimo kuririmba asange turimo ndekura akurafata bake ko numva imbavu zindi bigenze gute tuza wowe ishimwe namuhamagara ishimwe aza kumara iki ishimwe aza kumara iki bwo muri make sinagumva watekereje umukobwa karwaye yaratekereje umukobwa kumiro n'amavunje ngenda tekeje umukobwa iyo nabikubwiye kandi ikibazo cyawe ugira wa muhungu nakubwiye gusa nk'igifwe ruramakana kwanyu mugiragira igiri uko kareba nk'agasamunyika nese muntu nazura mubwira cyanda dusubire muri mude kubyina cinye trafu ku mutima nazura mubwira nanjye nanjye runtengera numva ndagukunda numva najye kwa mabukwe urwara ishimwe kumva kwa mabukwe utekereza ishimwe kumva urwaye ibinyugunyugu ariko iyo nakubwiye ko iyo ari sida wa mondo we mani je nakubwiye ko ibintu byo gutukana ntabishoboye gumya unyita impondo naho ubwo wicaranye n'impondo ubwo nawe uri nkayo ninza kubibwira mama kateraho imbaraga saka kumena ruseke kamatwa mahiri na kazi ka komeza untu okay dusubire mu muziki dusubire mu muziki bata umpe mabukwe ndagukunda ni gucyana cyawe nagikura miwe nkakijyana nkagishira amago tukabyara hungu nakobwa wakijyana mu maguka ajya kucimaziki ko wawe ndumva ushaka kujya kucya nduza sida ibinyugunyugu biramfata nanjye nkumva catse hano nkumva caka niki hasi binakibwira kirabizi ibiki kitazi Eso we gukubita imbeba urabizi gukubita imbeba urayizi igapfa n'abaturanyi bakumva ko yapfika jwigera imbeba ego bacu ibintu byo gukubita imbeba okay twagiye tubyorere noneho nakore baza se muhamagare baza ariko hamagara wumve babukwe icyana cyawe nkayitse seka mu Yes ishimwe ngugeze Yesu nakigukuramo nakijyana ngo banguka ngo byahatari ngarashaka ngo kukujyana mu mago gakakujyana nakuvani wanyu wa kintu we nakujyana ihudu gakakuzani wanyu ngakajya kukwanduza sida gasita gorika gakakuvani wanyu ngakajya kukwanduza sida wasaziwe uko ndavuga ukuri ushaka kuvuga ibyo ushaka reka kuri tubitindaho reka ako wemeye ko ufite sida kumana urambona ufite sida reka none nkwereke cumi kuya nkore kuri sida mfite none iyo umuntu afite sida kakaboro karakuboka reba wowe reba hano wa ngende iyo ureba mose ambuka taguruka twitoze mwana twaguruke mari twitoza twagiye tubyine wowe kuri yabyina aha ngwino wicare hano ako nicare biki haguruka twitoze nanjye reka mbanze ngukubitiraga hip hop keza ndi bwaze gutera sheri wowe wanagata gukunda uri kumva dutangire ntangire ndirimbe wumve ngo byahatari wowe ishimwe ngaragukunda ariko ngo nyine ngo gashaka kukwanduza sida ngo ni imitezi yamburugu byose arafite ko nakaruka sira makaro ko kujya mu cyumba ko naka ndi kumva ko kujya mu cyumba azakujyana mu cyumba ngo moje kugitanda ngakunyize byahatari ariko ngaba ntubaramuzinga afite ngo uburaya n'ubwinshi ko naka numva ko umwana washizemo ngo numwana wanyunga ariko ngo nubwaza bari umwana wanyu nawe ngaza mugira byahatari numwana we ntagazi kumufata neza ngo wose ngo azamugira ngaza kudashyiramo akantu k'umugore wa kabiri ariko nawe nzamushaka gazashakana umugore wa kabiri ngo maze nawe ngamunize ariko ngubwo wowe ngishimwe ngo nakazi kawe ubwo nyine ngo niba uri muzima ngo uzamenye kuzagiye kwandura sida tuza muririmbye byo waririmbye byose nabyumvishe ugomba kubyumva nyine ariko bonso ushaka kundusha kuririmba ariko nanjye ari kindi nkorosha kurusha iki amatuza wowe n'indabo domino samura Yesu mwami mwana uberuka kurya yego ko
ubwo rero nawe uri kugenda mu muhanda reka numva yawe reka numva yawe reka numve reka numva yawe reka numva yawe Yesu umwami aya ni amatuza ni amabere ni imicoma amabere yazanye utese udakora ukagira ubwoba petisi ntabwo ufite amatuza mwana nakubwiye ko nagucinya ntabwo ufite amatuza wagira ngo na imitemeri iki amatuza yanjye se hakoze ko atanze ko gafite amatuza we ariko uziko kakana gakomeye ndafite nye aho ari imikino se ndafite koko numva ibintu by'ibinyugunyugunyugu bitangiye kugaruka gusa nta nubwo araza ibyo ni ibyuririzi imana ibyo ni ibyuririzi wasanga ari ibyuririzi nese ndavuga ibyo ntazi ntabwo wagira ibisatsi bimeze reka nkubwire Mukatete ejo bundi yaragenda ngo dukoresha agakingirizo arabyanga ashaka ko dukoreraho ndamutse nsanze ariyo koko uko bivuze nsanze kariyo Mukatete na Karisa nawe na Karingiti nawe nigeze kujya kumureba nawe dukoreraho ndamanuka njya kuri uwo muturanyi we kwa Chantal naho nkoreraho ndamanuka ndagenda no kuri uwo muturanyi we hagana hepfo kwa Tereza naho nkoreraho ngaho Yesu mwana ariko ikibazo nta nubwo nzi niwe yinyandurije ndamanuka ngeze no mu hepfo ndamanutse mbanyi handi mutse Karingoti handi kwa Sipioza ndagenda cya Sipioza dukoreraho ngaho mbatanze rwa kibonke narwo nsanga uri mu rugo mukecuru ngo yaragiye guhinga narwo tuba dukoreyeho ngaho ukora mukecuru wese uragacecurwa n'ibyagukecuje wanyendewe ibyo nibyo mvuze ndi kukubwira abona koreye aho ngaho abakobwa nakunabuza abakecuru man ubwo wakoze abantu tega musobanurire mbandagiye navona nawe mbamukoreye aho nawe mbanda mu biki chérie chérie ibinyugunyugu chérie so kudatabara umuntu bimeze bite haguruka ibinyugunyugu se so ntabwo uri bunde kure ahubwo se waza gukura menshi namfashe cyane oya shimwe ni wowe se yego ni njyewe sha wamenye rwose ndabona wazanye ibisabwa ibisabwa ni ibihe se kandi hese ubiki ni iki waje ufite ubu umuntu urwaye ibinyugunyugu gutya ntabwo umebe icyo ashaka se ahubwo zananye ikenyera ni impampa yashawe ikenyera se cyangwa urambura hasi tugendera hirya ako se wonzanye hano kumara iki nige kutugire kugira iki se tukagira nese utari kubivuga kugira iki nyine tukagira ibintu nyine by'ibinyugunyugu ibyo binyugunyugu byagufashe nyine tugahita tugira nyine urumva tuhita tujya hariya tugire tugahita tugira nyine ugahita ugira bikira bikemura wowe wite tugira nitugera mara hirya naho tugira tugire wowe ngo tugende tugira wowe tugira ikibazo tugira reka tugende reka wowe tugire niturangiza tugire hano ni sawa naribi hano uritega oya hano ni sawa oya kanumbe ni sawa wowe gira ngubwire oya gira ngubwire ukuntu tubigenza tugira iki nyine wicaye ngubwire reka none nicaye wetse ngusasire neza etse numve hano ni sawa icara tugire nyine umva ngubwire nyine ryama nkwereke we ryama bagira baryamye oya ndicara oya bagira baryamye tugahita tugira ibyo bintu oya reka mbikwereke nyine urahita tugire niturangiza urumva ibintu by'ibinyugunyugu utangiye gupfata ibinyugunyugu se bihe ko wabereka ruvuga ibinyugunyugu ibintu mu mubiri ibinyugunyugu oya mu mubiri hoya akuse waryamye tukagira oya ryama tugire ibinyugunyugu mayo ryama tugire wese nkwereke ukuntu tugira ntabwo ryama usi wowe ryama tugire ndashaka tugira ryama okay nari reka nkumvire ryame ubundi umbwire ibyo ngomba ryama tugire nyine uzi ibintu nshaka se nyine ndashaka ko tugira gutya tugira iki tugira nyine gutya nisi bingira ko n'ukuntu byakuze urabona bitakuze ibinyugunyugu
se aba bajama bagiye hera. Ese ko numva uri kuza unyagira aho bimeze bite? Uzi ibintu Byahatari ankoreye? Arambwiye ngo tugire. Oya wize umbwira ibyo ngibyo byose ubundi wagiye ntakubwira. Ahubwo nanjye wanjye agiye kuza sha. Tugire ibiki se kandi ibyo yambwiraga ni ibiki? Byo nawe wanjye agiye kuza. Baby. Umeze utese? Meze bitese. Imeze neza tu. Cara. Ase wowe wahagaze tukabanza tugahoberana uri kumbwira ngo nicaye tutari twahoberana. Duherukana ryari se basi? Wamuganisha. Meze bitese. Meze neza tu naye ngukumbuye pe. Nanjye naye ngukumbuye. Uyu nguyu se karanga ari mu biki? Uyu nguyu nyine ibye. Mwese muri abakobwa ari buze kubikubwira. Biki? Wari umeze neza ariko. Shana rimeze neza nari bitu. Ndabona ewana watinze kungera ariko nta. Hari kandi byabaye ngombwa ko nza mbanje kugakora tu. Yego. Nese sha ibintu by'akazi nyine by'abari danje. Sha bari danje tu. Ntabwo biba byoroshye. Wari umeze neza ariko. Nari meze neza tu. Ko ndabaye igisore cyane se. Igisore se? Cyane pe. Aya nabirenze manesi kaba ari ibiryo. Nubwo ntakibibasha ikaba ari ibiryo nyine. Sister umeze utese? Ibiraho nyine. Ibisanzwe. Ko ndaho ufite ikibazo se. Umeze nk'umuntu ufite ikibazo byagenze gute? Yewe muye na Byahatari aho hirya arambwira ngo tujye kugira. Ubwo rero ibyo binambwiraga ngo tugire ntago nabyumvaga. Mugire nje mbe ntabaza. Byahatari wowe wari wambaye agapira k'agahondo kameze ukuntu. Yarakujyanye se kandi mwari mugiye kugira. Yanjyanye ahantu arambwira ngo ndyame ngo tugire nyine. Hagiye nkubwira. Mwari muri kumwe se? Twari turi kumwe none yagiye. Dore ansanze hano barazi abantu Byahatari twaganiraga turi mu bintu bya hip hop byo kurapa. Uyu musista bara ngo oya Byahatari ngatangiye afatwa n'utuntu ngo tw'utunyugunyugu ngamutekereje ngo bari ngo mu bitanda abaraje aramwereranye sinzi ibyo bagiyemo batsize nicaya. Aho da apo ibyo ni ibyabo matwe turareba ibitureba sheri. Turareba ibitureba. Ura nakazi ke ni bashake bagende bamugire. Bashake bakugire bagushwanya. Bangire gute se? Yaka ibyo bintu muri kuvuga ngo bangire ni ibiki? Sese bavuze ngo bari bagiye kukugira. Nanjye ndanyobeye. Wenda wari ugiye gusenga. Ahubwo twigendere po. Oya tube tuganira ariko. None se turagana no musista hari ma. Yaracyari mu bitekerezo byiwe byuko aragiye kugirwa. Nande na Byahatari. Wa mugani. Ibitenge bya rundi wanze ko tugira. Ibi ni ibiki banyarwanda? Nose ngo yarwaye ibiki? Ni bya binyugunyugu bimufashe, ni bya binyugunyugu byiwe. Dangiye gufatwa n'ibinyugunyugu. Cyangwa arasaza. Oya? Ikateye ariko. Akoshere watse koko tukagira. Kise wowe tukagira bya bindi twe tugiye kugira. Wenda nta nubwo nongera kugira. Se ibyo binyugunyugu byawe ntago bijya bishiraho. None se kibuze kare wakakwe kumvura. Nyamara ushatse wavura uyu muntu. Ibinyugunyugu nibimufata cyane baragufunga. Ibyo binyugunyugu bye ntabwo. Ko sundi ibyo binyugunyugu ni ibiki? Sinakubwiye wari wabimenye wazanye igikoresho usuze ko nakubwiye. Genda wanyende we. Urumva igihe rero waranza kureza. Byahatari shaka kwimukiramo. Akoshere wamfashije koko iki kibazo kakinyemurira. Ntanze umbwira ibyo binyugunyugu byari byo. Nukubwira ngo banze umbwira ibyo binyugunyugu byari byo ugakomeza kuvuga ibyo binyugunyugu wabivuze ubundi. Banze umuterekaga hip hop wowe ubundi urebe ko. Shari, uririmbire? Uririmbire? Ndirimbira nana kubyinira. Bonso. Ibintu by'ibinyugunyugu reka tube tubifashira sibyo mukubitira akantu kaga hip hop. Sheri ngukubitire nawe rero cyo wambwiye kuko ndi ibintu byo kuririmba. Cyane rwose. Nawe ndi bwaze kuririmbira. We haguruka ukubita akantu kaga hip hop ugenda ushyiramo n'amafi. Ibintu by'ibikabyo. Imwereka ko ushoboye. Maze iminsi nikara nigakashi nigitanje kutuza nk'abapolisi bamwita fone ndaza kuzimya hari ndaza kuzimya cyaka kuzimya n'uje nk'ubasizi nara
nshaka kwirirwa dusubire muri dushe mvuga amakuru bagira ubwonko bushyushye nshaka kuruhuka maze iminsi ndayari nshaka amacupa maremare nkagize payasi yo icyayi wapi tuzi ni mubike yo mutikace tugira mutwike mugure masaje munini kitwa mesaje Imana do nuko izo ngizo ni mubwire ko zanaje yo mungurire masaje munini kitwa mesaje izo nyishu zose ni mubwire ko zanaje yo